Uyu munsi ngiye kubasobanurira seriveri icyo ari cyo, aho itandukanye n'izindi computer cyangwa ordinateur dusanzwe tubona mu ma office arimo zirimo laptop cyangwa ama desktop. Iyi video nayiteguye kugira ngo ifashe abanyeshuri abifuza kuba aba IT bose ariko bafite amatsiko yo kumenya seriveri ni iki, kuko ntiwaba umu IT utazi seriveri icyo ari cyo. Hari igihe ushobora kwiga seriveri ariko ukabyiga mu magambo utarabona mu by'ukuri ubusobanuro bwimbitse bwa seriveri icyo ari cyo. Seriveri rero ni ordinateur yagenewe gutanga serivisi ku bakiriya cyangwa ku bayuza bakoresheje ziriya computer zindi tuzi zirimo laptop cyangwa desktop. Hano ndabaha ingero. Iyo turi kuri laptop tukajya kuri website, iyo website iba ibitse kuri seriveri. Iyo tugiye kuri Facebook, ayo makuru, ayo mafoto yose aba abitse ku maseriveri. Iyo tugiye kubikuza cyangwa kubitsa ku mabanki, ayo makuru yose aba abitse ku maseriveri. Seriveri ni computer itandukanye na ziriya desktop dusanzwe tuzi, kuko igomba kuba ifite ibice bifatika cyangwa twita physique hardware bikomeye cyangwa se bifite ubushobozi bwo kuba byakora igihe kinini, kuko ntiyazima kandi abakiriya bayikeneye mu buryo budasanzwe mu gihe wiboneye icyo ari cyo cyose. Igomba nanone kuba irimo porogaramu cyangwa operating system itandukanye na operating system cyangwa porogaramu ijya muri ya ma laptop cyangwa ama desktop tuzi. Usanga mu ma laptop twesitaramo Windows 10, Windows 11, ubu niyo igezweho muri uyu mwaka wa 2024, ariko muri seriveri ho ugura ya ordinateur yabugenewe gutanga serivisi ku bakiriya cyangwa ba users, ariko nanone wamara kuyigura ugashyiramo operating system cyangwa porogaramu yabugenewe. Aha ndabaha ingero. Ushobora gushyiramo operating system ya Microsoft ariyo Windows Server, itangizwa na Windows Server, ugashyiraho verisiyo. Ubu tugeze kuri 2022, yabanjijwe na 2019, ibanzirizwa na 16, ariko ubu ngubu verisiyo igezweho ni 2022. Iyo udashyizemo operating system cyangwa porogaramu ya Microsoft, ushobora gukoresha izo twita Linux. Ushobora gushyiramo Ubuntu, ushobora gushyiramo SUSE, ushobora gushyiramo Red Hat, ushobora gushyiramo CentOS. Icyo gihe ya computer washyizemo iyo porogaramu idasanzwe bita Windows Server cyangwa Linux iba ihindutse seriveri. Ngira ngo rero igice gikurikiyeho ndaza kubereka ibice bigize seriveri uko bigiye bitandukanye, igice cy'inyuma, igice cy'imbere, ndetse no mu imbere wayifunguye uraza kureba, urasanga itandukanye n'izindi computer cyangwa ama laptop dusanzwe tubona. Seriveri rero ni ukuvuga ngo uzayiga wese ayifashije ino video, akareba ino video azasobanukirwa kandi bizamwinjiza muri field ya IT. Ngira ngo ntimucikwe, kandi ufite byinshi yifuza kumenya, adresse ziri kuri website cyangwa ko igice cy'inyuma cya seriveri kiba gifite ama network cards abiri, urabona yanditseho 1 na 2. Hari n'indi bita ID rack ikoreshwa mu gihe izi zapfuye urayikonfigura. Ifite USB, hakaza na power supply ebyiri, murabona ko ushobora gucomekamo imigozi y'umuriro ibiri. Nkuko mubibona hari uyu mubona ndi kunyeganyeza, mwabonye hari uyu hakaza n'uyu tutacometse ariko tuzawucomeka. Bivuga ngo ugiye kuwucomokoramo ufata kuri aka kantu, ukaza ugafungura aka kantu, wa mugozi ukavamo, ya module ikavamo y'umuriro. Urabona ni iyi ngiyi, ariko iriya sinayikoraho kuko iracometse. Urabona ko iyi nayo ushobora kuyicomokora, urabona ko nayicomokoye. Biragaragara neza noneho ko seriveri ishobora kujyamo imigozi y'imiriro ibiri, kugira ngo wirinde ko umugize ikibazo seriveri yazima. Ushobora nayo kuyikurura, urabona ko birakunda. Ushobora kuzikurura zose, urabona ko zavuyemo, ukazisubizamo. Gusubizamo nta kindi ni ukuzikanda, urabona ko zasubiyemo. Nureba hariya hirya, urabona ko iyi seriveri ni ndende, seriveri iba ari ndende.
ndaza kuberekamo imbere muze kurabamo ibice birimo bituma iyi seriveri itaba ari ntoya. Hejuru nanone murabona ko hari indi seriveri, zose ni modeli zimwe. Murabona ko nayo ifite power supply ebyiri, ikagira aho ajya aho ucomeka screen, ikagira ya migozi, aho ucomeka imigozi ibiri ya network, ikagira n'indi port bita ID rack. Muri make igice cy'inyuma cya seriveri nuko kiba kimeze. Ndaje mbereke ku gice cy'imbere cya seriveri ahajya amadiske, ndetse nze kubereka no mu imbere uko haba hameze. Kugira ngo ufungure seriveri urebe imbere, ubona hano hari agakare, urayikurura nk'uko nabibabwiraga. Ubona ko ndimo ndayikura muri ya rack, ubona ko ari imbere. Nureba kiriya gice, iki gice ubona ko ni harehare aho iza kuba irambitse. Twayikuruye nituyisubizamo urabona ko igenda isubiramo. Ubwo rero ndagira ngo ufungure. Kugira ngo ufungure iki gikava, uraza ukegura aka kantu, warangiza ukagikurura witonze. Wagikurura witonze, tugikuremo. Iyi ni ya kava, iyi ni kava y'iyi seriveri. Ubona ko nureba hano, ubona ko harimo ibintu byinshi muri seriveri. Harimo, uko nabibabwiraga, hano murabona ko hari igice mfate video yose kijyamo amadiske, baza kubireba. Hano hari ikindi gice gitwikiriye. Nitureba hano nanone hari ikindi gice kirimo udusirikwi elegitoronike. Tukajya ku gice gitwikiriye amaramu n'amaprocessor. Tuze tujye kuri iki gice nanone, iki aho ntago wirwa uhapfundura, ahubwo kugira ngo uharebera ukuyeho iyi cover, ukuraho iyi cover, none ukabona amadiske ari muri seriveri. Ubona harimo amadiske hano, nuza kureba urabona ko ari atatu. Hari iyi diske, n'iyi diske. Ushobora kuzikuramo ukanda turiya tubuto dutukura, ningakanda ihita isorokamo, none ukabona diske dire yawe. Hano ndagaruka negura iki kikava, ndacyegura nitonze, ntabwo ushyiramo imbaraga. Ubona ko nimara kucyegura mbonye ibindi bintu ntabonaga. Hari iki gice, iki cyuma, hari n'iki ngiki. Hano harimo processor, na hano munsi harimo processor. Seriveri igira processor ebyiri, ntabwo ari nka za computer zisanzwe. Hari processor y'ibumoso, hari na processor y'iburyo, ariko nk'uko mubibona ishobora kujyamo RAM. Dushobora kubara RAM, hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guhera kuri iyi RAM, iyi ngiyi, n'aya masiloti yandi akurikiyeho agana kuri iyi processor, ndetse n'izi slot ziri kuri uruhande, zose
zikorana n'iyi processor y'iburyo. Izi slot zindi hajyamo amaramu yandi 18, bivuga ngo hano hashobora kujyamo ramu 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, hajyamo ramu 18, bivuga ngo uruhande rujyamo 9 n'uru rukajyamo 9. 9 zigakoresha iyi processor, zikaba managed n'iyi processor, n'izindi 9 zikaba managed n'iyi processor. Ubona ko rero seriveri ibitandukanye na za computer tubona hano. Nanone murabona utu tuntu, utu ngutu hari aka ni dutandatu. Utu ni utuventilateri dukonjesha za processor kuko ziba ziri gukora cyane. Nimureba hano kuri uruhande murabona ko ni amaventilateri turikaraga. Bivuga iki rero? Niyo mpamvu usanga muri server room haba hasakuza cyane, kubera izi ventilateri esheshatu ziba zisakuza muri buri seriveri. Hano ibindi murabona ko harimo za CMOS battery y'amapile memory, hakabamo ibindi bikoresho andi masirikwi electronique. Ahangaha niho nababwiraga hajyamo za modile za power ebyiri naberekaga inyuma. Imwe iri kuri ruhande hano murahita mubibona, imwe ni iyi, indi ni iyi ngiyi, zikaba zirimo hano. Ariko urabona ko seriveri itandukanye na computer zisanzwe urebye no mu burebure. Irahera kuri uru ruhande, kuri iyi kote, ikaza ikagera ahangaha. Uko niko seriveri bimeze mo imbere. Kugira ngo mfashe top view, ubona ko izi ni za processor nababwiraga, aya ni ama memory ayikoresha, izi ni ventilateri, za RAM memory navuga ni amaramu, ni izi ngizi. Umuntu wese utaruzi seriveri arayibonye, arebye uko ikora. Ikiba gisigaye nuko ukora ama configuration, ugashyiramo service abantu bazajya bakenera, cyangwa system abantu bazajya bakenera. Ariko urabona ko iyo bavuze ngo ni powerful computer, byonyine reba kubigira processor ebyiri, ikaba yajya muri ramu 18 cyangwa 20 na zingahe. Ariko mu gihe computer yindi isanzwe ijyamo ramu ebyiri, ntabwo ushobora kurenza slot ebyiri. Nuko ngo rero ubona ko n'impamvu bavuga ngo processor ibiri powerful. Nureba hano kuri front view, ubona ko hashobora kujyamo ama disque dire nayo menshi. Ubona ko harimo eshatu, buri imwe ifite terabyte imwe na 200. Ariko kane zoominge, ubona ko ifite 2.2 TB. Ariko ushobora kongeramo izindi, ku buryo ya seriveri yawe iza kuba ifite capacity iri hejuru. Hano kuri uruhande rwo kuri front view, ubona iyi ni power button, iyi ni aho ucomeka screen, hariho na USB. Ubu ngo ugiye kuinstalla, ufata image ukayishyira kuri flash, ugakoresha iyi port. N'inyuma hari izindi port ebyiri ushobora gukoresha ushyiraho suri na clavier ya keyboard. Kuvuga ngo wirinda gufata ahangaha, intoki zigomba gukora ahangaha kuburyo nta cyangirika. Iyo uje ukareba hano hari amasiloti, ufitemo slot ebyiri ziri free, ariko n'utu wadukuramo, natwo ushobora kudukuramo ku buryo naho ushobora kuhakoresha. Na hano naho hashobora kujyamo amadiske. Ndayifata ndebe iriya slot, ndebe ku buryo ahantu ubona hano hari akaruka zitandukanye, no mu imbere niko bimeze, naho kagomba kujya kwipluginga. Nze negereze, nta gushyiramo imbaraga, ntuforce, gasunike. Nikamara kugeramo, urumva ko kamaze kugeramo, funge. Fata indi yari isigaye, nayo ndareba neza ku buryo ntaza gukora hari amasirikwi electronique. Nze naho ndakanda aka kantu gatukura, ubona ko gafungutse. Nze naho nyipluginge nitonze. Ntabwo usa niba wumvise utanyuje mu nzira nyayo, uritonda. Sunike, urabona ko ziri ku murongo ureshya. Nuko pluginga amadiske muri server.
iyi ni sava 700, power Dell Power Edge 760 XS. Urabona ko ikindi hano hejuru urabona ko ifitemo iyi ni loka. Iyi loka ntabwo ushobora kuyifungura uko wiboneye paka wanirokingi, bisaba ko ushaka turu yabugenewe. Sawa.